ese nawe haba hari igihe wigeze guha umuntu amafaranga wumva ko uri kumugirira neza se cyangwa wumva ko nyine just uri gufasha umuntu ariko nyuma ukaza kubona ubuzima bwawe burushijeho wenda gusubira inyuma cyangwa ukabona ubuzima bwawe buri kwizengurukaho cyangwa se ukabona nyine nyuma y'uko uhaye uwo muntu amafaranga ukabona nta kintu na kimwe uri kugira cy'iterambere cyangwa se ukabona nta kintu na kimwe just uri gukora ngo kigende neza. Niba byarakubayeho ndakwinginze just byarakubayeho rimwe gusa andika ijambo muri comment ati ngo byarabaye. Nanone niba bitaranakubayeho umenye ko buriya hari abantu batatu just iyo uhaye amafaranga uba umeze nkaho uri kwigemura just umeze nkaho uri kwangiza ejo hazaza cyangwa se umeze nkaho nyine uri kwifungira amayira kuko buriya iki kiganiro ngiye kukubwira aka kanya se cyangwa ibintu tugiye kureba aka kanya si ibya bose ahubwo uri byaba abantu just wa muntu ushaka kugira ahantu ava ndetse no kugira ahantu yigeza just mu bijyanye n'iterambere ndetse no mu bijyanye no kuba yatunga amafaranga. Ntabwo buriya ari abantu benshi batunga amafaranga ngo bayahirwe cyangwa se batunga amafaranga igihe kinini. Ushobora kumva ko wenda aka kanya nta mafaranga ufite just uri umujene cyangwa se uri umuntu w'umugabo ukumva nta mafaranga ufite ukibwira ko buriya bagwaye nka miliyari se cyangwa bakaguha amafaranga menshi wumva ashoboka cyane ukumva nyine ngo naba nunze amafaranga se cyangwa ubuzima bwanjye bwaburangiye. Wapi ntabwo ariko biba bimeze. Ushobora kuhabwa amafaranga menshi ashoboka amafaranga wumva nyine yaguhindura ubuzima ariko bitewe n'uko utarasobanukirwa ibintu bitatu se cyangwa utarasobanukirwa abantu batatu baba ugomba kwirinda guha amafaranga ugasanga amafaranga yose watunga niyo yaba atagira ingano ugasanga ntabwo uzayatunga igihe kinini bitewe n'uko utabashije kuba wabisobanukirwa. Rero abantu hari ibintu bakunda kuvuga se cyangwa bakunda gukomatega ku bijyanye no gutanga amafaranga ugasanga abantu baba bashaka yuko nyine ukomeza ubafidinga cyangwa se ukomeza ubaha amafaranga ukumva nawe gutanga amafaranga nyine ngo umeze nkaho uri kugira neza ngo just ngo utegereje ngo bya bihembo by'ahazaza ngo nyine ngo uri kubibanga ibintu ngo uzasarura ahazaza. Ntabwo ariko biba bimeze. Hari abantu uvuga ngo uba ugomba gufasha ndetse hari n'abantu just uba ugomba kuvuga ngo uyu muntu nimba mugezeho ntabwo ngomba no kumwereka ko mfite amafaranga se cyangwa nta ngomba no kumukiyaringa. Buriya abantu benshi batekereza ko gutanga amafaranga ari ikintu cyiza cya buri gihe ugomba gukora ugasanga abantu bakunda kuvuga ngo buriya iyo utafashije cyangwa se utatanze amafaranga nawe nuzigira ngo ugera ku iterambere myaka icyo ngicyo ari ikinyoma. Ariko buriya abantu benshi nazakubwira ukuri kose ngo kubijyanye no gutanga amafaranga abantu bazagushishikariza gutanga amafaranga ariko nibazagusobanurira se nibahe bantu udakwiye guha amafaranga nibahe bantu ukwiye kwirengagiza mu gihe uri kuvuga wenda ugiye kugirira neza ngo umuntu we wamuha amafaranga. Ntabwo ari ukwanga abantu bose nukwiye nyine ngo ukwiye kubaho nk'ikirura arihoya uba ugomba kurekura wenda amafaranga ntugire ukuboko kuhinnye ariko ukamenya ko aba bantu batatu gahiza abantu batatu ugomba kubima amafaranga ya cyangwa se ugomba kubirengagiza bitewe n'uko aba bantu no bahagarika iterambere ryawe no batuma nta kintu na kimwe wigezamo. Buriya hari igihe uha umuntu amafaranga just umeze nkaho uri nko kwishyura itike cyangwa se umeze nkaho uri kwiyandikisha mu gutangira ubuzima busubira inyuma just nta kintu na kimwe uhera ku kanya urongera gutangira guteramo imbere. Hari n'abandi ushobora kuba waha amafaranga bigatuma just bo bifuza kuba bakugumisha hasi wowe ugakomeza kubona ubuzima bwawe buri gutera imbere ukibaza impamvu iterambere ryawe riri gutinda cyangwa ukakumenya kuri just gutekereza impamvu just tutari gutera imbere ntubashe kubisobanukirwa. Buriya ntukibeshye. Ntabwo iki kiganiro kiri aka kanya ndi kugira ngo ngushishikarize kuvuga ngo umuntu w'umunyarwanda se cyangwa wa muntu nyine ugira umutima mutatanga amafaranga ahubwo iki kiganiro ndi kugira ngo ushishikarije ko buriya uba ugomba gushyira imbere ejo hawe mbere yo gushyira imbere ibindi bintu byose. Rero iyo wasobanukiwe yuko n'uyu muntu nimba mufashije cyangwa nkavuga ngo uyu muntu nimba muhaye ikintu biraza ku affect iterambere ryanjye just bizafekta hazaza hanjye menya ko nyine uba ugomba kuhita ubyirinda. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bose ugiye kuba just umunyarwanda nyine ngo ntawe ufite ukuboko guhinnye ariko nyine uba ugomba kumenya ko hari abantu utagomba kuramburira uko kuboko. Reka nkwizeze ikintu kimwe muri iki kiganiro. Umuntu wa kabiri turi buze kuvuga muri iki kiganiro niwe muntu akenshi na kenshi wangize injozi z'abantu benshi just abantu ntibigeze bamusobanukirwa bakagumya bamufidinga se cyangwa bakagumya bamuha amafaranga ariko ntibaze kumenya ko akenshi ari we muntu mubi cyane cyangwa se ari we muntu just utuma batatera imbere. Kandi uzasanga uyu muntu ari wa muntu wawe cyane wa muntu just uri koroza yawe cyane umuntu agatekereza ko just atakugirira nabi atakuvuga nabi ndetse nta n'ikintu kibi yagukorera kandi ariyo mpamvu nyakuri none just utatera imbere. Niyo mpamvu ndi kugusaba kureba iki kiganiro kugeza kirangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa uyu muntu. Rero mbere yuko dukomeza ndagira ngo unyandikire ijambo muri comment ese just uwo mbwira uko byumva birahagije comment ndazisoma. Ni iki wowe utekereza wowe ubwo nyine uragereranya just abantu bafite amafaranga nimba utayafite cyangwa ugereranye nawe nimba ufite amafaranga ugine wigereranye just nimba nawe utanayafite amafaranga uragereranya bitewe n'ukuntu uhabwa amafaranga n'abantu. Ese we ni iki utekereza niba mu gutanga amafaranga ese koko bifasha iterambere cyangwa bigabanya iterambere nyine bituma wowe just uba munini cyane cyangwa nyine bigabanya iterambere ryawe. Nyine yuko ubona nyine umuntu atanga amafaranga ubona bimufitiye akamaro cyane kurusha uko ataba atayatanga.
nshaka kubona igitekerezo cyawe mbere yuko dukomeza muri comment, kuko nyine aya magambo ndagira ngo tuyavuge twabanje gusobanukirwa iki kintu namaze kumenya imitekerereze yawe. Ese wowe bibona gute gutanga amafaranga bifasha mu iterambere? Buriya umuntu wa mbere uba ukwiye kwirinda guha amafaranga ni wa muntu uha amafaranga kenshi ariko just ukabona ubuzima bwe n'ubwo wamuhaye amafaranga nta kintu na kimwe kirahinduka mu buzima bwe na rimwe. Uyu ni wa muntu uhora just afite ikibazo gihoraho, wa muntu inkuru ye ihora just yisubiramo, nimba gusabye amafaranga avuze ibi bintu ejo kaza aribwo ibyo ayongera kukubwira, ndetse ugasanga ahorana amagambo menshi, ahora just afite just ibitekerezo byinshi wumva nyine ibintu yakora umuhaye amafaranga yakora, ariko ugasanga nta cyerekezo nta gutitiriza agira muri we. Akenshi na kenshi uyu muntu muha amafaranga uyu munsi ejo akagaruka nkaho nta kintu na kimwe wakoze, nta nishimwe nyine just ukabura uko yaje ejo ariko yakwakana nako n'ubu ngubu agarutse. Rero ibi bintu bituma just umutima ugenda ukananirwa, amafaranga yawe ugakomeza kugenda uyapfusha ubusa, kandi we just ko uwo muntu ugenda umuha amafaranga wenda niba ari n'umuntu uri kuroza yawe, ugasanga biri gutuma utitekerezaho, biri gutuma none n'ayo mafaranga wagakoresheje just ugira ngo uyabyaza ayandi, biri gutuma utatekereza n'uburyo wayakoresha, ukumva ko kuyamuha nyine just ari ibintu bisanzwe. Umenya ko uyu muntu uba ugomba kumwirinda. Ariko buri no ugereranyije umuntu wa mbere tubonye ni umuntu muto cyane, cyangwa se n'umuntu utari mubi cyane ugereranyije n'umuntu wa kabiri. Kuko umuntu wa kabiri ntabwo agutwara amafaranga gusa cyangwa avuze ngo akwatsa amafaranga aragiye gusa, we anagutwara n'icyizere ndetse n'ukuntu watekerezaga just mu iterambere ryawe. Umuntu wa kabiri ni wa muntu wita inshuti yawe se cyangwa wa muntu wita umunyamuryango wawe, wa muntu wa hafi wumva ntiyakugirira nabi, ntiyakuvuga nabi, ndetse nta n'ikintu kibi yagukorera. Ariko ugasanga ni wa muntu just utishimira iterambere ryawe, ataza ngo abikubwire, ariko ugasanga mu mutima we ntabwo yishimira iterambere ryawe. Akenshi uzasanga uyu muntu ahora akubwira ngo just nimba ugiye gukora ikintu tegereza, cyangwa se wenda nimba umuha amafaranga akakubwira wenda uyamuruje akakubwira ngo tegereza, uzasanga uyu muntu akenshi na kenshi agerageza kukugira inama zo kuba utatangira ikintu bushya, cyangwa se utagira nyine ibintu ushoramo amafaranga just kugira ngo nyine wowe ukomeze umufeeding se cyangwa ukomeze umuha amafaranga. Uzasanga uyu muntu akenshi na kenshi amafaranga just azajya kwizeza ko azagusubiza mu gihe gito, ariko nyine wasanga kuko nyine ari umuntu wawe wa hafi, ari umuntu wawe nyine w'umunyamuryango, ukumva ko nyine nimba gusabye amafaranga utayamwima, nyine akajya kwizeza ko ayo mafaranga ugiye kugira icyo umumarira, nyine nyuma y'igihe gito araza kubyara amafaranga menshi, ugasanga nyine wowe ari kukwizeza ibintu bidahari. None ugasanga uyu ni wa muntu ko iterambere ryawe just riba ryinshi, ni wa muntu ugenda ugusaba ibintu binini. Nimba ejo yaragusabaga 50,000, none wabonye wenda ugeze ku kintu cya danje kinini, ahise atangira kujya gusaba 100,000, nyine ugasanga uko utera imbere niko naho ibyo agusaba noneho bigenda biba binini cyane. None igitangaje cyangwa se ukuri gukunze kubabaza kuri aba bantu nuko buriya uko uno muntu ukomeza kumuha amafaranga, ukomeza kugenda umwongera andi mafaranga, niko noneho uri kugenda umuha impamvu noneho yo kukwanga, ndetse no kumva atakomeza kwishimira iryo terambere ryawe. Nyine ugasanga umuntu umuha amafaranga just ukibwira ko buriya niko abyishimira. Buriya abantu just ikuntu turemwe biba bitangaje. Umuntu kumuha amafaranga ntabwo ariko azavuga ngo umuntu azagushabira umugisha, nimba ari umunyamuryango wawe cyangwa se ari umuvandimwe se cyangwa ari undi muntu, kumva ngo nyine umuntu nimba amuha amafaranga ikibazo cyose agize nyimukemura, wumve ngo uri gukorera umugisha uwo muntu, ahubwo mu mutima uzaba uri kumubibamo ikintu cyo kumva ko ariko kukwanga cyane, bitewe n'uko ibibazo byose we uko bihoba ubimukemurira just yifuje ikintu n'uri uri kukimukemurira, yifuje ikintu nta wundi muntu yajya kugisaba, ukumva niwe bari guhitaza guturikingaho kugira ngo ikintu cyabashe yagikemura. Uwo muntu uzaba uri kumuremamo urwango rwa danje kurusha uko wavuga ngo umuntu uramuretse n'umuhaye amafaranga. Ariko buriya umuntu wa nyuma ni wa muntu just nyine utagusaba ibintu byinshi cyangwa utagusaba amafaranga menshi, ariko uko ukomeza kuyamuha niko just uba utakomeza kugenda usenya ejo hawe. Uyu muntu wa gatatu mwitondere, kuko nyine muratungurwa numara kumenya. Uyu muntu wa gatatu ni wowe ubwawe. Yego ni wowe ubwawe, wowe ku giti cyawe niwe muntu wa gatatu ukwiye kwirengagiza iyo wamenye ko ugiye gutangira gutanga amafaranga. Burya kenshi na kenshi iyo ubonye amafaranga just abantu ukuntu tumeze ukoze ku mafaranga, uhita utangira gutekereza bya bintu byiza utigeze ubona kera, bya bintu byiza utigeze ukoresha, nyine ugasanga kwifuza kwawe kuri kukuganza kurusha gutekereza ejo hawe hazaza. Ugatangira kujya wirengagiza intego zawe z'ahazaza, ukamenya ko ayo mafaranga utunze uburyo yaje ari nako yagenda, ntunamenye imbaraga byagusabye kugira ngo uyabone, ugasanga we ntabwo uri kukeyaringa ejo hawe hazaza cyangwa uri kukeyaringa ngo ku ntego zawe. Ugatangira no just amafaranga urayabonye, no utangiye kujya wumva ko ikintu cya mbere ari ukwishimisha, just ari ukwenjoyinga, macyo ubonye ugatangira kujya yasesagura uyabyinira, bitewe no kugira ngo nyine wihaze ibintu utabonye, aho kuyakoresha uyubakisha ibintu bishyashya cyangwa se uyabyaza yandi kugira ngo nyine ubashe
just ubashe kubuilding ejo hazaza, ntuzasubire muri ubwo bukene cyangwa ntuzongere kwifuza amafaranga bitewe nuko ubashije kubona amahirwe yo kuba wabona andi mafaranga ndetse wakoresha uri kubyaza andi mafaranga. Akenshi na kenshi ukomeza kugenda ukora ibintu amafaranga ubonye uyakoresha just muri kwihaza we ku giti cyawe, umeze nkaho uri kwishyura inzozi zawe zo muri ako kanya, umeze nkaho uri gushimisha we wako kanya, kandi buriya umuntu uzi ubwenge aba yarasobanukiwe yuko buriya iterambere risaba just guhitamo, ukamenya kwigoma ndetse ukamenya no kwiyima iyo ukeneye iterambere, ndetse ukamenya we ku giti cyawe kwibwira ngo oya ibi bintu nubwo numva mbishaka ariko ntago bikwiriye, sinkwiye kubikora. Ndetse ukamenya no gushyira ejo hawe mbere y'ibindi byose, ukamenya nimba just ejo hawe hazaza nimba uri kwifuza ko hazaba ari heza, ukamenya ko ikintu cyose muri aka kanya nimba ubashije kubaho cyose wagihari, ukamenya ko ejo hawe uri kuhasigasira neza hazaba hameze neza, kuko izo mbaraga ufite just iyo energy uba wiyumvamo ntabwo ejo bundi uzaba uyifite. Ushobora kuba igihe cy'ahazaza utazaba ufite n'imbaraga zo kuba wakora ikintu na kimwe cyo kuba wakora just ngo kiguhesha amafaranga, ariko just bya bintu wabyurudinze, bya bintu wubatse none bikaba cyatangira kujya bikugaburira, washinze ama business, wubatse ama apartment, ibintu byinshi ne wagiye ukora no bikajya bikugaburira uryamye. Buriya umuntu uzi ubwenge se cyangwa umuntu ushaka iterambere amenya ko gushyira imbere ejo heza biba biruta ibindi bintu byose kurusha uko washyira nyine just ubuzima bwiza bwawe bw'aka kanya uyu munsi. Reka nkwibutse ikintu gito, si buri muntu wese uba ukwiye guha amafaranga yawe, si buri muntu wese just uzafasha cyangwa wamuzagirira neza azabyishimira. Just wa muntu uhaye amafaranga yumve ngo kuba muhaye amafaranga uyu muntu ndabizi biramunyuze, arabyishimiye nanjye aranyishimiye. Si buri muntu wese just uzafasha cyangwa uzaha amafaranga azishimira iryo terambere ryawe. Just ushobora guha umuntu amafaranga ugasanga niwe uhindukiraje kukurwanya bitewe nuko abona just wabaye nka se cyangwa se wabaye nka nyina kumva ntago akwishimiye. Ushobora no guha umuntu amafaranga yakwishimira ariko bitewe nuko uhora uyamuha akumva nyine wagira ngo asebera mu maso yawe se cyangwa yageze imbere yawe nyine ntago abasha guhagarara nk'umuntu yumve ko nawe ashikamye, ahita acika intege yageze imbere yawe. Niyo bigaba bisaba ngo umenye umuntu ugomba guha amafaranga n'umuntu utagomba guha amafaranga. Niba iki kiganiro kigufunguye amaso, ndakwinginze kandi like n'iby'agaciro, siga comment umbwire umuntu just we wigeze just kugerageza kwirinda guha amafaranga, nyine uvuge ngo ngiye uyu muntu akakangiye gutangira kujya mwirinda nta n'igiceri cy'Ubugande namuha. Ukande subscribe kuko buri ibiganiro byinshi biba bigiye gukurikira tuba tugiye kuvugaho nibyo by'ubwenge kurusha ibi, kandi ibyo biragufungura amaso cyane. Ndetse wibuke ko buriya amafaranga ni ibintu bizi ko yaba angana kose amafaranga arashira, ariko buriya amahitamo yawe cyangwa se ibintu ugenda uhitamo gukora just abantu amafaranga, ibi ambiance ukoresha, uburyo yasesagura, ibintu byonyine bishaka kuba byaha just ingano cyangwa se byatuma uburemere bwawe amafaranga yawe buzatinda gushira. Ariko buriya menya ko amafaranga yose uko yaba angana kose ashobora kuba yashira. Wowe wagishaka kandi uri kureba iki kiganiro kugeza ku mpera, menya ko ari iby'agaciro, kuko buriya abantu bose bageze kure cyangwa se abantu bose bahinduriwe ubuzima n'ibintu batekereje cyangwa se n'imbaraga zabo, bose n'abantu babashije gusobanukirwa aba bantu batatu cyangwa ibi bintu bitatu ugomba kwirinda mu gihe ushaka iterambere rirambye. Mukore subscribe. Niba ushaka ibindi biganiro nk'ibi by'ubwenge, genda uzenguruke ibiganiro byose kuri Kwirinda Entertainment, ukurikire ino series yacu nyine just umuntu wese akwiriye kumenya uburyo usacinga kuri YouTube uzajya tubona ibiganiro byose bivuga kuri ibintu by'ubuzima, bivuga ku relationship n'ibindi bintu byose. Wowe kora subscribe ndetse tuze no kubana n'ibi biganiro by'ubwenge mu kanya gato guys. Ciao ciao.